Tubahaye kaze bavandimwe tunashimira Imana kuba hano hantu kuri channel yitwa Impuhwe z'Imana. Karibu cyane, Imana ibaheze umugisha. Amazina yanjye nitwa Ruboneka Eric, ndi umuvugabutumwa hano i Nairobi, sengera mu itorero ry'Ensemble. Rero ndishimye cyane kuba hano hantu kubw'ubutumire bw'abavandimwe mukozi w'Imana Apostles Imana ibaheze umugisha mwinshi. Rero reka dusenge niturangiza tuganire ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, turaguhimbaje, duhimbaje kwera kwawe, duhimbaje imirimo itangaje ukora ku manywa na nijoro. Dushimiye igitondo cyiza uduhaye kugira ngo Mana tukibemo kandi tukinezererwemo kandi tuganire ijambo ryawe. Ni benshi batagiriwe amahirwe yo kubyuka, ariko kuba tubyutse Mwami Yesu tuguhaye icubahiro, ushigwe hejuru, usingizwe, uratwe kandi upfukamirwe. Reka iri jambo Mwami Imana abaryumva bose rigire aho ribakura naho ribageza. Reka buri wese yunguke, kuko Mwami Imana yacu ijambo ryawe rigira ububasha bwo kubasha kuzura imitima yapfuye, rigakangura imitima isinziriye. Iko umwanditsi yavuze aravuga ngo yewe usinziriye we kanguka kandi uzuke, Kristo abone uko kumurikira. Turagushimiye Mwami Yesu, bane natwe muri uyu mwanya ukungana kose, utuganirize kandi twumve ijwi ryawe ryongorera mu mitima yacu. Mahoro yawe n'ubuntu bwawe nibiganze mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Mika ibice 6 umurongo n'uwa 8. Bibiliya yavuze ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icizi carico, ico Uwiteka gushakaho niki? Nugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite tema ivuga ngo ibintu bitatu Imana idushakaho. Kuza ni inkuru zikubwira ngo hari icyo Imana igushakaho. Waba uri umumama, waba uri umupapa, waba uri umusore, waba uri umukobwa, hari icyo Imana igushakaho. Waba uri apotre, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umuririmbyi, waba ibyo waba ukora byose, hari ibintu bitatu Imana igushakaho. Kandi ibigushakaho ku manywa, ikagushakaho nijoro, ikagushakaho uryamye ubyutse ufite ubwenge utekereza, Imana irabigushakaho. Imana yacu ikorana natwe kandi ikene ko mu buzima bwa buri munsi igendana natwe. Bibiliya izivuga neza, Mika umuhanuzi mutoya, Imana iramubwira ngo mfitanye urubanza n'ubwoko bwanje, kubera kuko ubwoko bwanje bwanyimuye bwimika izindi mana, bwinjira mu bintu bibabaza umutima w'Imana. Bibiliya ivuga ngo Imana ibwira Mika, iramubwira ngo udusozi n'imisozi ngo nibihagarare zumve kuburana kw'Imana, ngo iburana n'ubwoko bwayo yaremye. Bavandimwe, hari igihe dukora ibintu bikabaza umutima w'Imana. Bibiliya iravuga ngo ico gihe ngo Imana iganiriza Mika, iramubwira ngo mwana wanjye, mwirira ubwoko bwanje bwongere kandi busubire, bwongere bugendane nanje. Kubera ko ivyo nabakore ni byinshi. Igihe bagenda mu butayu nabanye nabo, igihe bahuye n'ibibazo bikomeye nagendanye nabo kandi narabatabaye, ariko bageze mu bisubizo, abantu benshi bari mu kugera mu bisubizo barangiza bakibagirwa Imana aho yabakuye. Bibiliya ivuga ngo numara kurya ugahaga ntuzibagirwe aho Imana yagukuye. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo ico gihe Imana ikangurira ubwoko bwayo kongera kandi kugaruka kugira ngo bugendane nayo. Bavandimwe, turasabwa kugendana n'Imana. Bibiliya yavuze ngo yewe mwana w'umuntu we, nakweretse iciza. Imana itwereka iciza icarico. Ni ibintu bitatu bigomba kuba mu buzima bw'umukristo kugira ngo Imana igendane natwe.
yakweretse icyiza icarico icyo Uwiteka gushakaho niki. Icambere no gukora ibyo gukiranuka. Bibiliya izivuga mu gitabo cya Matayo ibice 5:20 gukiranuka kwacu ngo ni kutaruta uko abafarisayo n'abanditsi ntituzinjira mu bwami bw'Imana. Ubundi Imana ikenegura ngo dukiranuke, kuba mu buzima bukiranuka ku kintu gito n'ikintu kinini. Ubuzima bw'abantu bakunda Imana n'ubuzima bukiranutse. Niyo mpamvu abafarisayo bagerageza kwezi inyuma ariko indani yabo waboze. Yesu yaravuze araba ngo mwandyajyamwe muzabona ishano kuko mwirirwa mweza inyuma ariko ngo indani ngo narabitegereje ngo mbona mumeze nk'imva, imva ziza isize irange ryiza inyuma ariko indani ari amagufwa iminuko ari byo zuzuyemo. Nukuvuga ngo igihe turirimba, igihe tubwiriza, igihe dusenga, igihe tuyobora departement runaka ariko imitima yacu yanduye tumeze nk'imva, niko Yesu yavuze. Niyo mpamvu ubuzima bukiranuka nibwo Imana ishaka. Warangize arongera kandi arabwira ati ngo gukiranuka kwanyu mwa Farisayo ngo mwezi inyuma ngo mumeze nk'agakombe ngo keza gafite ibara ryiza inyuma ariko mwindani udashobora kumweramo ikintu cyacu cyose. Twirinde tuba mu buzima bukiranuka. Gukiranuka dukiranuke ahantu turi twenyine, dukiranuka turi kumwe n'abandi. Dukiranuke turi mu rugo, dukiranuka tutari mu rugo, dukiranuka turi muri office, dukiranuka tutari muri office. Kuko Imana ikeneye ubuzima bubayeho mu buryo bukiranutse. Kuko Imana ni yera n'abayisenga bagomba kuba bejejwe babayeho mu buzima bukiranutse. Niyo mpamvu Yesu aradushaka. Haleluya. Yesu aragukeneye kugira ngo ubeho mu buzima bukiranuka. Gukiranuka kwacu Imana idukeneyeho kiragusaba. Wa mupapa we, wa mumama we, wa mukobwa wa muhungu, Imana igukeneye kuba mu buzima bukiranuka. Ukiranuke uri kuri telefone, ukiranuke utari kuri telefone. Buriya hari ibintu bimwe na bimwe twita ko ari ibintu bito. Bibiliya ivuga ngo umufatire ngo inguzo n'ibyana by'inguzo. Hari ibintu twagize ibyaha bikomeye cyane, ibindi turabisiga bibizera kubera ko hari ibyo dukora twibwira yuko ari bisanzwe ariko bidashobora gutuma twinjira mu bwami bw'Imana. Wigenzura umutima wawe, wisuzume, nurangiza urebe ese ubaye mu buzima bukiranuka cyangwa ukiranuka ari uko ubonye pasiteri wawe cyangwa ukiranuka ari uko uri kumwe nabo musengana ariko nyuma yaho utaba mu buzima bukiranutse. Nukuvuga ngo gukiranuka ni ugukiranuka uri hirya y'abantu muziranye. Iyo bisaba kugira ngo dukiranuke nukubaho mu buzima bukiranuka mu isi y'abakiranirwamo. Nukuvuga ngo turi mu isi yanduye, turi mu isi irimo ibyaha byinshi, turi mu isi irimo gusambana kuri hejuru, turi mu isi irimo uburozi buri hejuru, turi mu isi irimo kwiba no kwica ku rwego rwo hejuru. Ariko Imana ikeneye ko muri iyo si nyine arimo dukiranukira. Nimba bica wendi wice, nimba biba wendi wibe, nimba basambana wendi usambana, nimba hari abaroga wendi uroge, ubeho mu buzima bukiranuka kubera kuko Imana ikidushaka nimba uri uw'Imana by'ukuri. Imana igukeneye kuba mu buzima bukiranuka mu isi y'abakiranirwamo. Icya kabiri ni ukubabarira. Bavandimwe, iri jambo yangize ubasha cyane. Kubabarira ni ukubohoka. Nelson Mandela yafunzwe imyaka 27 avuyemo ababarira abantu bose. Aravuga ngo abantu bamugiriye nabi bose arababarira. Abantu baratangara bose baravuga se ni gute umuntu waruvuye muri gereza yagombye kuza wenda bamugiriye nabi nawe akabishura ibyo bamukoreye. Aravuga ngo yarageze imyaka 27 muri gereza ngo ntiyashobora kandi ngo afate ubuzima bwe bwo kubaho kose ngo ari mu yindi gereza itababarira. Nukuvuga ngo iyo utababarira uba wijije wowe nyine muri gereza. Nukuvuga ngo ubuzima bubabarira nibwo buza bubohoka. Kubabarira n'ubuzima bw'intwari yababariwe. Ubundi umuntu utabarira ntiyababariwe ariko ubabarira n'uwababariwe. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo nimubabarira, Matayo 6:14-15 biravuga ngo nimubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azababarira, kandi ngo nimutabarira abantu ibyaha byabo
na so mu ijuru ndazagira gute tazabarira. Bibiliya avuga ngo mubabarire ngo kuko nanjye nagize gute nababariye. Nukuvuga ngo imbabazi z'Imana iyo ziri muri wewe, iyo wamaze gutahura imbabazi z'Imana ku buzima bwawe, ufata nawe uruhare rwo kubabarira abandi. Hari abantu benshi batabarira abo bakorana, hari abantu benshi batabarira abo baturanye muri quartier utuyemo, ukagira icyo upfa n'abandi. Uza wiga kubabarira kubera yuko Bibiliya ivuga ngo mubane n'abantu bose amahoro. Nukuvuga ngo kubera yuko dufite abantu benshi bagaragaza kutwanduza twebwe abakristo, niyo mpamvu nuhura nizo ntambara uzige kubabarira, kubera ko kubabarira gutuma ubohoka. Kubera ko twababariwe tugomba kubabarira abandi. Ubuzima bubabarira nibwo buza bugendana n'Imana. Icyo Imana igushakaho, kubera yuko twababariwe ibyaha, dusabwa natwe kubabarira abadukiriye nabi. Nimba mubayeho mukorana n'abantu, Bibiliya ari abantu benshi rimwe na rimwe uza wumva iyo umuntu ari inshuti n'undi bagitangira gukorana ibintu byose bikimeze neza, wumva avuze ngo ngwiwe ngo na runaka ngo ntacyo bapfa. Buriya dupfa ibyo duhuriyeho, mudafite ibyo muhuriyeho ntacyo mwapfa n'ubundi. Ariko kubera yuko ibyo muhuriyeho n'ibyo mupfa, ikizadufasha cyane ni imbabazi. Hari abantu benshi batabarira ababyeyi babo, hari ababyeyi batabarira abana babo, ariko guzana inkuru ivuga ngo nimba wumvise iyi nkuru wemere guca bugufi ubabarire, kubera yuko nawe wagiriwe impuhwe n'imbabazi. Bibiliya iravuga ngo titwarabo kwemerwa n'Imana, titwari dukwiriye no kuvuga Imana, ariko kubera Imana ari umutunzi w'imbabazi iduheza Yesu kugira ngo atubabarire, narangiza natwe tubabarira abandi. Timukagira umwenda wari wose geretso gukundana. Nukuvuga ngo iyo ukunze usubabarire. Bene data, dukiranuke niturangiza tubabarire, nitubabarire tuzabohoka. Hari umuntu ushobora kubwira ngo njyewe kubera ko runaka yankoreye kino kintu ngo ntabwo nzamubabarira ubuzima bwanjye bwose. Nukuvuga ngo uyu munsi nguzana inkuru ivuga ngo babarira nurangiza ubohoke, kuko ibabarira urabohoka. Iyo utabarira ntabwo ubohoka, ugenda buri gihe wumva ufite ikintu kigutsikamiye, ikintu kikuremereye. Ariko uyu munsi ubabarire mu izina rya Yesu. Niwumvirijwe, niwumva iyi video, wemere kwakira imbabazi z'Imana, nurangiza nawe ubabarire. Kubera yuko umuntu wese aho ari hose, waba uri bishop, waba uri apostle, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umuhanuzi, ugira kote zibiri. Hari kote fort na kote faible, hari imbaraga na hari intege nke. Nukuvuga ngo umuntu wese akeneye mugenzi we. Hahandi ufite intege nke ukeneye ufite imbaraga kugira ngo agukomeze. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze aravuga ngo yeme abakomeye mwihanganire abanyantege nke. Nukuvuga ngo haje umwe afite intege nke undi afite imbaraga, mwihanganire kugira ngo nawe azakwihanganire ejo intege nke zawe. Icya gatatu tugana no ku musozo, no guca bugufi. Buriya nimba ari ikintu cisha abakozi b'Imana benshi, no kudaca bugufi. Abantu benshi ntibaca bugufi kubera yuko bumva ko hari icyo bagazeho. Ubundi nimba ari icyo Imana iguhaye, nukuvuga ngo ntukikomeze ngurute uwaguhaye icyo ufite. Munare mukugira impano runaka ikaba inkoni yo gukubitisha abandi. Umuntu yagira yerekwa yumva Imana imuganirije, akumva ko ageze mu rundi rwego, atagomba gusabana n'abandi, atagomba gukora n'abandi. Ariko ndagira ngo nkubwire, wumve Imana, wumve Yesu, kuko Yesu, Bibiliya iravuga ngo Yesu ngo yicisha bugufi araganduka. Igitabo cya Filipi ibice 2 ndagira ngo umurongo wa 8 haba ngo Yesu yicisha bugufi ngo araganduka, ngo ntiyanga no gupfa urupfu rwo kumusaraba kugira ngo asingire jewe nawe. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo yemwe bwoko bwanjye mwicishe bugufi muri munsi y'uko kw'Imana gukomeye, ngo Imana izabazamura mu gihe gikwiriye. Igihe gikwiriye kigeze, mwicishe bugufi. Imana ikeneye ko tuca bugufi ku manywa n'injoro, turi kumwe n'aboroheje, turi kumwe n'abakomeye. Ubundi hari abantu benshi bakenera kwicisha bugufi mu gihe bari kumwe n'ababaruta cyangwa abakomeye, ariko Imana idukeneye no guca bugufi hagati mu bo turuta, mu bo turusha ubushobozi, uce bugufi kuko ibyo ufite
urabitijwe si ibyawe, icubahiro waba ufite si icyawe, n'Imana yakiguhaye. Umunsi umwe cyarangira, kubera ko Bibiliya yavuze ngo mwicishe bugufi muri munsi yuko kw'Imana gukomeye, Imana izabazamura. Nimba ukeneye kuba hejuru, ca bugufi, usabane n'abato, usabane n'abakuru. Nimba ukeneye kuba hasi, wishire hejuru, kuko icishize hejuru cyose Imana izakimanura, ariko wicisha bugufi Imana izamuzamura. Bavandimwe, Bibiliya yavuze ngo yewe umwana w'umuntu we yakweretse ikizi cyarico. Ico Uwiteka gushakaho niki? Nugukora ivyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Bavandimwe, dukiranuke, niturangiza tubabarire, niturangiza duce bugufi. Ubuzima buca bugufi nibwo buza bugendana n'Imana. Niyo mpamvu Yesu aragukeneye ku manywa, Yesu aragukeneye nijoro, Yesu agukeneye uri mu kazi, Yesu agukeneye. Nukuvuga ngo ubukristo bwacu bugomba kuba ari nijoro, bugomba kuba turi muri office, bigomba kuba turi mu kazi gatandukanye, kugira ngo Imana yo mu ijuru ibane natwe. Murakoze cyane. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha.